Hello, welcome. Mumeze neza. Uyu munsi ngiye kubaganira ku bintu 10 cyangwa se ubumenyi 10 uzaba ufite cyangwa se ushobora kuba ufite uzakubeshaho mu myaka iri imbere mu bihe turi kwinjiramo bizaba biyobowe na AI. Ubumenyi byo kubwira n'ubumenyi ugomba kuba ufite. Ushobora kuba ufite nonaha cyangwa se ushobora gutangira ukabushaka nonaha. Kuko ubumenyi n'ubu ufite amasharing yuko ndakubwiza ukuri ko muri future cyangwa se imbere hawe hazaba ari heza. Reka nze mbikubwire uraza kumva ugushoboye ndaza no kubabwira wumve icyiciro waba urimo nonaha nibwo wajya kwibandaho kugira ngo utazavuga ngo wabuze akazi kandi ibintu byaraje tubibona. Hari ibyo wumva wenda ukaba ufata nk'ibintu byeraho byoroshye ariko bishobora kuzakugirira umumaro mu gihe utazi kubera ko utabishyiramo imbaraga nonaha ndagira ngo ukangure cyangwa se ngubwire ko ibintu bishobora kuzakugirira umumaro mu minsi iri imbere. Nitwa nakle niba rugambira ugeze hano kandi subscribe ko tubana tuvuga utuntu tw'ubwenge tukavuga ibintu bya technology by'iterambere bijyanye n'ikoranabuhanga ukamenya dushya ukamenya ibintu bigezweho. Dufite na group ya WhatsApp tubuhuriramo ya Smart 250 irimo aba creators n'abandi bantu bashaka kumenya utuntu twa technology kandi nkagira na channel ya WhatsApp ushobora kureberaho amakuru agiye anyuranye agiye agezweho. Muri description muraza kubonamo link. Reka ne kubatindira dutangire. Ubumenyi number 1 cyangwa se numero 1 ni ibintu musanzwe mukora mubikora mutazi ko ari ibintu bishobora kugutunga. Ndajya mbabwira ubwo bumenyi mbubwira n'amafaranga bishyura kugeza ubu ngubu uraramutse bagwaye akazi mu bihugu biteye imbere amafaranga ushobora kuburi kwinjiza nubwo bikinisha nubwo utabifata nk'ari ibintu biri serious guys bishobora kugutunga bishobora kugirira umumaro. Reka dutangire kumenya ubwa mbere rero musuzugura nzi ko mutajya muhereza agaciro prompt engineering. Ingi nayikozeho video utarayireba ugenda urebe ndashyira link aho hejuru cyangwa se no muri description ugenda umenye what is prompt engineering nabisobanuro bihagije n'undi ushobora kwikoramo. Ufite ubumenyi rero ushobora kwitabazwa n'amakampani atandukanye ngo bakorere iki rero baraguhamagara bakakubwira ngo wowe ushobora kubuzi kuganira neza na AI ngo umuntu uzi kubwira AI mu byukuri akayibwira ururimi yumva ikamuhereza ibyo ashaka. Amakampani akomeye rero cyangwa se n'abandi bantu batandukanye bashobora kuguhayaringa cyangwa se bashobora kugureza akazi nguze ubaganirize AI uyisabe ibintu bashaka kuyibwira. Mwebwe mufata nk'imikino ariko abantu tubana muri group murabizi ko it's a very serious issue. Abantu benshi ntabwo bazi kuyivugisha ntabwo bazi kuyisaba ibyo bayishaka bigatuma ntacyo babona. Wishyurwa hagati y'amadolari 50 n'amadolari 100 ku isaha. Nwango ni waguhamagaye bakaguriza akazi nguno tushaka ko AI dufasha ibintu ibi wowe uzi kuntu uyivugishamo uzi kuntu ikuramo amagambo mu yandi magambo ushobora kudufasha tukaguhemba mu isaha imwe ibihumbi amadolari 50 tuvuge ko ari ibihumbi 70 aho ngaho hagati y'amadolari 70 ngahe ku isaha imwe. Tuvuge n'ufite akazi kenshi cyangwa se ubutindani nayo bitewe n'ibyo muri gukora muri kuganira bitewe n'ibyo muri mushaka gukora baguhembera ayo masaha. Ibi ngibi nuko babara ubwo yukora umunsi amasaha 8 urabyumva nawe tuvuge ko winjiza amadolari 400 ku munsi hagati y'amadolari 400 ku munsi n'amadolari 800. Wow, too much money. Nwango ubwo bumenyi nubwo kugufasha kuvugisha AI prompt engineering ukamenya ufomera cyangwa se uyibaza ikibazo ikaba yaguhereza ibyo ushaka. Bifite uburyo baziganizamo nta gupfa kuzibwira nk'uri kwandika kuri Google. So ntekereza ko mu mazi iminsi mukurikira ibiganiro bya hano mumaze kubimenya ibyo ngibyo. Icyo ngicyo ni ubumenyi number 1. Ubumenyi bwa kabiri rero ni AI software development. Nuvuga ngo nukoresha software cyangwa se nukora ama software cyangwa se ama application cyangwa se programu mu Kinyarwanda wifashishije AI. Hari tools nyinshi cyangwa se hari AI nyinshi zishobora kudufasha gukora ibyo ngibyo. Nanjye arizo nkoresha Castle, Litour, hakazaho Replit, akazaho za Copilot. Isi zose ushobora kujya kuganiriza ukamenya ukuntu yiganiriza ukawayikuramo software ikawayagukora software utagiye kuri Google kwandika ukabuzi wenda gukosora amakode. Icyo nicyo ugomba kubikiza ugomba kubuzi gukosora code. Nuvuga ngo rero ubu ushobora uri umuntu uzi kuyikuramo ubwo ukuyikuramo software runaka. Programu byashobora gutwara team y'abantu 10 mu mezi 3 cyangwa 2 ushobora kuyiganiriza wo AI ukayikuramo iyo programu mu gihe kitarenze amasaha cyangwa se n'umunsi umwe. Ubwo menye no bwishyurwa hagati y'amadolari 100 n'amadolari 200 ku isaha. Nuvuga ngo niba ukora program umuntu akaguhamagara umukire cyangwa se umuntu ushaka gukora program runaka akubwira ngo ndi nkore program wifashishije AI bisaba ko ufite skills bisaba ko ufite ubumenyi bukeya kuri coding cyangwa se gukora ama program cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo bitewe na program ugiye gukora none mugiye kwiganiza. Mari inshuti yanjye imwe yigeze kumbwira ngo kora dukoresha Castle cyane arambwira ngo Castle ndayifana kubera yuko ituma nkora ama program yo muri C++ inshuti yanjye yo muri Amerika
ntarayumva kubera ko C++ iri mu ndimi zigoye pe abantu mukora programming murayizi ariko ngo abasha kujyamo akabasha kuyikuramo software yose ashaka bakabimwishyurira no kuvuga ngo rero uyu uri AI software developer ubuzi kuba ushobora gukura software muri ya AI no gutabumetereza cyane ya language uri gukoresha cyangwa se rwari urimo gukoresha no kuvuga ngo ibyo barabikwishyurira hagati y'ibihumbi 150 mu manyarwanda n'ibihumbi 300 ku isaha ngo ubwo ubumenyi bwa kabiri ushobora gukoresha niba hari uzi kuzibyaza umusaruro muri group uyu munsi mwabonyemo umuntu reka musuhuze bavuze ngo aherutse kuyikoresha software imwe yakoze software 3 niko yatubwiye ngo ya mbere bamwihaye amadolari ya mbere bamuhaye 500 by'amanyarwanda ya kabiri akora software yiwe ubwe umuntu arayikunda amuhereza ibihumbi 800 ngo mukorere software abantu muri group mwabibonye ndagira ngo mukanguke mukoreshe AI ibyo nibyo babyaza AI mo umusaruro ntabwo sa kuba umuhanga cyane muri ibyo bintu bisa kufite basic cyangwa se ushobora no kubyitoza guhera ubu ngubu tangira ufate basic hari abantu muri group batangiye gukora basics nabonye batangiye kumbaza ukuntu bakwiga Python bashobora kwiga front end HTML, CSS na JavaScript n'utundi dushobora kugufasha gukora ibintu by'ibanze ibyo ngibyo uramutse ubizi utangira kwifashisha AI ni mu munota nizasombe zo ku munota voilà ubwo n'ubumenyi number 2 gatatu rero kuri gatatu hazaho AI design nuko designinga wifashishije AI so nano banana nayikoze video mwarayibonye aho ngaho muri group mwabonye abantu bari gukora ama thumbnail mu masegonda guys ku designinga no kumenya kwiheza prompt nzima ikaguriza ibyo ushaka hari Canva irimo AI hari amatool menshi nka Topaz AI ziragufasha gukora ibintu byose ushaka gukora ukaba watangira kuba umu designer utarushye na Photoshop nayo bayigishijemo nano banana my goodness biroroshye ngo kubona amafaranga umuntu ufite ubu bumenyi muri future mu gihe kiri imbere ntuzakena ndabikubwiye n'ubutabihereza agaciro none hano umwanya mwiza ngo utangire wige gukoresha AI uyibyaze umusaruro aba bantu bishyurwa amafaranga ngahe bishyurwa nabo hagati y'amadolari 100 n'amadolari 200 ku isaha ibihumbi 150 tuvunje n'ibihumbi 300 ku isaha imwe ngo ushobora gukorera umuntu design mukicarana mu bihugu byateye imbere bamwe ati turicarana amasaha ngahe design ushaka ni ihe nyigukorere hanyuma wowe uranyimpereza ayo mafaranga niba mwicaranye amasaha 2 n'ibihumbi 300 makeya cyangwa se ibihumbi 600 mu gihe nyine bitewe n'umuntu uri gukorera ubwo bwa rumenyi bwa gatatu ubumenyi bwa kane rero AI video editing gukora video wifashishije AI abantu bakivunika my goodness AI nicyo imaze murekeraho kuvunika okay abashaka kuvunika nago tubabuza ariko AI ubungubu yaroroheje ubuzima urashobora gukora ama video wifashishije AI tuvuga urugero nka kano kazi hari abantu bakora hari umuntu abonye ukora ngo video igihumbi mu kwezi kumwe can you imagine akora video zo kuri YouTube igihumbi mu kwezi kumwe yifashishije AI ibyo ntushobora kubigeraho utifashishije AI no ngo ayihereza ushobora gukora video nini ukayisaba kwiguciramo ama video matoya hanyuma ikabikora hari tools nka Opus Clip irabikora hari Firecut izo ni tools ushobora kwifashisha zikagukorera editing hari ukuntu ufata na video wageramo hagati ukayihagarika ugafatamo frame warugezeho warangiza ukayifata ukayiterura ukayijyana mu video generators ukayihera ugakora indi scene ukongera muri ya video yawe ibyo byose ni video editing ibyo byose kubimenya kubikora ku creatinga ibintu bitari bihari ibyo byose biroroshye uyu munsi navuze kuri tool igiye gusohoka vuba hangaha Kinetics iyi tool yitwa Kinetics ni tool igiye gusohoka vuba ntabwo izagisaba prompt izagisaba kwiheza frame hanyuma wowe ukifata video uri gushaka niba ushaka umuntu ubyina uzajya ubyina iyo mbyino ushaka ko abyina hanyuma uhereze iyo foto wayihaye nka frame ya mbere yo gutangiriraho hanyuma unakore icya gatatu ni gukora camera movement ukayereka angle iri bujyemo cyangwa se tilt cyangwa se bitewe nuko ushaka ko video yawe biza kubimeze hanyuma ugakonda kuri generate mukanya gatigoreza video nta prompt wanditse ubu ngubu turandika prompt video gatatu muri kuzibona in video muri kuyibona hari ama app menshi za cleaning murayibona runway MR murazibona za high-low ni nyinshi ariko ibyo ngibyo kubimenya kubikoresha ubu ngubu none turi kuvugana bizakubyarira amafaranga mu gihe kiri imbere abantu ntago tugikeneye guta umwanya no gutinda mu bintu hari umuntu ushobora kudukorera ibintu twagomba gukora mu gihe cy'amasaha 5 akabikora mu minota 5 yes ubu ni amafaranga ayo n'amafaranga mwabimvise ko ihemba neza ihemba hagati y'ibihumbi nayo 150 n'ibihumbi 300 ku isaha imwe voilà ubwo n'ubumenyi number 4 number 5
tujye muri AI writing. AI writing ni ukwandika wifashishije AI. Ubungu ni ukumenya ku extracting. Umuntu ashobora kuguhereza urutabo rungana n'umusozi akubwira ngo ndashaka kunkorera ibintu runaka, ukamenya uburyo bwifashishije AI ukaba wakoramo igitabo gito, cyangwa se umuntu akaguhereza ibintu bitoya ugakuramo ibitabo byinshi, cyangwa se ugakoramo igitabo kinini, cyangwa se umuntu akaguhereza igitekerezo byo twita ideation. Ni ukuburyo ushobora ku developing igitekerezo wona AI mugakuramo ibintu byagutse. Wow, urumva ushobora kuba ufite umushinga runaka ariko ufite nk'izina ry'umushinga wenda ndashaka korora wenda itungo runaka, ukayihereza AI hanyuma ukamenya uburyo muri buze kuganira. Ibyo nibyo bita AI writing. Nanone ukaza kuvanamo umushinga uteguye neza, kubera ko ntabwo upfa gutereramo gusa ngo uyikuremo, ahubwo kuba wategura neza ibintu bigasohoka bimeze neza, ushobora kubihereza umuntu akaba yakwishyura. That's what we call AI writing. Aho ngaho rero niho ni n'ahandi aba content creators bakoresha script kuri AI, bifashishije AI. Ni ukumenya gutegura script, ukamenya gukora filime nka Mahoro mwarayibonye, Salute kuri Patience, n'abandi bantu bari gukora ibintu bitandukanye, kumenya kuba wahereza umuntu iyo script. Icyo gihe rero wifashisha AI ugakora ya script ni utari narrator cyangwa utazi kuyisoma neza, ushaka guhereza umuntu narrator akaba yayikusomera, hanyuma ukaba wakora bintu byiza, ugahereza abanyamakuru bagasoma inkuru neza, ugahereza abakinyi ba filime bagakora filime nziza. Donc wowe wabateguriye ariko wifashishije AI. So aka ni akazi gahemba hagati nako y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 300 ku isaha, n'amadolari 100 n'amadolari 200 ku isaha. Number 6, AI content marketing. AI content marketing ni uburyo bwo kwamamaza content ariko wifashishije AI. Anga ibingi ushobora kubikoresha ryari cyangwa se muri ako kazi bakora miki. Anga hari nk'amaturu nka Jasper, ari video nakoze banzirimo ibintu nk'ibingi, ibintu bya script writing ushaka kujya murebe, cyangwa se zigufasha gukora marketing nazivuze. Reka twifate Jasper cyangwa se niyo twafata ChatGPT nashobora kubigukorera ko wakora marketing ariko wifashishije AI. Nuko ngo umuntu ashobora kuguhamagara cyangwa se company cyangwa se tuvuge uruganda runaka kuko ngo dushaka kwamamaza ibintu runaka, ibicuruzwa runaka ariko twifashishije AI. Noneho wowe ukora ushobora kwibwira ati ntegurira mu mezi 3 uburyo nzagenda nkoramo iyi marketing yanjye, hanyuma ubinegure byose ku murongo, plan n'ubyo nzajya nkora n'ibyo nzajya nkenera, hanyuma inyikurikize kandi itanga umusaruro ku buryo umuntu ashobora kuyishyurira ko yakoze akazi yifuzaga. Bivuze ko hari abakozi bari kujya ku ruhande bagasimburwa na AI. So this is AI content marketing. Ni uburyo bwo kwamamaza, cyangwa umuntu afite duka e-commerce ushobora kumukorera uburyo yamamaza product ziwe ukoresheje ibi ngibi. N'ubumenyi buri ku isoko buri gushakishwa, gerageza ubyige n'ubyo byumva, ntukicare. Niba hari abarozi kuba ufite ubumenyi muri marketing, now it's time ko winjiramo ugatangira kureba uko usaba AI kugufasha gukora ibintu uriko wifashishije AI. Umutwe ntukongere gushyuha, ntimugacumba umwotsi mu bintu byarorokera inshuti zanjye. So guys, ndibutse ko mugomba gusubscribing mu commenting. AI content marketing bakwishyura hagati y'amadolari 200 na 300 ku isaha. Urumva marketing ibamo amafaranga murabizi neza. Nuko ngo n'ubumenyi bwisumbuye kuri Rwanda twavuze hasi, amadolari 200 na 300 ku isaha. Aho ngaho bitsego nyine nabo uri kudiringa nabo. Karindwi ni no code AI automation. No code AI automation ni uburyo ukora automating, no gushyiraho ibintu bizajya byikora byakorwaga n'abantu ariko ukabibwira inzira bizajya bikurikiza kugeza birangije akazi runaka. Ni ibintu byasabaga ko ikintu kiva kikajya kwa kanaka, kikajya kwa kanaka, kikajya kwa kanaka, wowe ubibwira AI kugiza givana ikintu ahandi kakijyana ahandi kugeza itanze umusaruro n'undi wakorwaga na yanzira waturukaga muri yanzira yose akazi kanyuraga. Reka mbahereza urugero. Company igira abantu bashinzwe marketing imwe tumaze kuvuga. Aka kazi karahenze, ni hagati y'amadolari 300 na 400 ku isaha. Umuntu ubuzi gukora AI no code AI automation, uzi gukora automation akoresheje AI. Umuntu uzi gukora automation akoresheje AI ahembwa hagati y'amadolari 300 na 400. Aka kazi ni akazi kari mu kazi gashakishwa. Hari ibyo nigeze gukora video hano N8N nigeze kwikora ndi gukora ibintu bya WhatsApp, mugende muyireba abantu tayirebye. Ariko no si yo yonyine, hari Zapier, hari na make.com n'izindi ushobora kumenya zikora automation. Nuko ngo urugero
ubusanzwe muri societe iyo umukiriya ashaka kugura ikintu habaho kujya kumwamamazaho, yamara kumwamamazaho wenda akazabandikira kiriya kintu nagikunze agahitamo icyo akunze, hanyuma mugategura facture, hanyuma mukayimwohereza, hanyuma mwamara kuyimwohereza akayireba agakomanda mukamwohereza ibicuruzwa. Ibyo birumva inzira n'abantu binyuraho muri department zirenze enye bishobora kunyurwa kugira ngo wa muntu azere ko igicuruzwa agikunde, adiringa amafaranga, hanyuma nirangira azakore commande mu mugeze igicuruzwa. Ibyo bintu rero nibyo twita automation, ni ugushyiraho AI ikora ku kazi kose, izanzira zose bya bintu byanyuragamo ikabikora ari AI. Izo tool rero N8N yabigukorera, Zapier yabigukorera, hari kandi make.com nayo yabigukorera. Nuko ngo icyo ukora ni iki, niba wa muntu umuhereza email cyangwa se wowe yohereje email kuri company asanzwe yize wenda ashatse email, none AI isoma email ikamenya ibintu ari kuvuga, niba ari gusaba ibiciro, niba ari gusaba ko mukora proforma, igati ikora proforma ikayimwohereza kuri email yiwe, igatanga raporo hariya muri department ko hari umukiriya runaka byoherejwe ibingibi n'ibingibi, cyangwa se igakora akazi nkuko company yanyu mubigenza nyine bitewe nuko mwega mukora mu kazi kanyu. Hanyuma wa muntu yamara gusoma email yakora order, ikazi ikababwira ko order yakozwe. Ushobora no gukora ihita yodaringa ikakomanda muri department ishinzwe gusohora ibicuruzwa ibyohereza ku bakiriya, hanyuma dispatching niko babyita, simbizi ntago nkora mu bya business, ibintu ngibyo ikamwohereza product, wa muntu akabona product yiwe, ariko ibintu byose akazi kose kakozwe na AI. Ibingibi birashoboka rwose gukora AI ikagusomera email, ikamenya email ziri gukomanda, n'iziri kubaza amakuru, n'iziri gusakuza, n'iziri kugira ute, izi kubicagura ikabishyira ku ruhande, ikamenya email ijya hangaha na email ijya hangaha. Ibyo ngibyo birashoboka, biroroshye kubikora ibyo ngibyo ukoresheje aya ma automation tools nka za Zapier, za Make na za N8N n'izindi tools zigenda zivuka. Hari n'izindi ushobora kubuza. Ubwo rero ku kazi karakazi ka karindwi ushobora gukora amafaranga atari makeya muri AI. Umunani ni AI data analysis. Data analysis ni ugufata amadata cyangwa se data ni Dore, ni urabona ko company zicuruza zigenda zifite zandika hasotse ibihinjiye ibi, cyangwa se hari kugurishwa cyane ibi, hari kuhakenera ibingiye muri stock n'ibiki, ugasanga ifite data nyinshi cyane, hanyuma ukaziterura gusanga ari nk'impapuro tuvuge nk'ijana, ukazifata ukaziterera muri AI, hanyuma ikazisoma ikagira ibigurwa cyane bitagunda kugurwa, ikabigukorera ikagukora analysis, cyangwa se ikakubwira ati twabonye ibintu bikunda kugurwa muri aya mezi n'ibi bigakugurwa muri aya mezi, cyangwa se ibingibi nukabicuruza muri iki gihe, cyangwa se ibingibi byongere, cyangwa se ameliora qualité bitewe n'iki uko analyzing data ikaguhereza insight, cyangwa se ikaguhereza uko icyo ugomba gukora. Ikabwira nda 80% by'abakiriya bagaruye ibi bintu bari baguze, wowe kubera ko ni ibintu bisaba abakozi benshi kwicaramo bagafata umwanya ibintu byasazaga abakozi. So ibi ngibi rero ndi kukubwira ni ibintu n'akazi keza uhembwa amafaranga ari hagati y'amadolari 300 n'amadolari 400 ku isaha. 300-400 amadolari ku isaha. Can you imagine? Ngo ubwo n'ubumenyi ujye gukora data analysis wifashishije AI. Mu byiga hari tool nyinshi ushobora gukoresha ibingibi zikabigukorera. Hari ChatGPT yabikora, hari BigQuery yabikora, hari Excel nayo bashyizemo AI, Microsoft yashyizemo AI, ushobora kuyifashisha nayo ikabigukorera ibi bintu. Mu byiga gusa mwege mufate AI mwishyire mu kazi kanyu, murebe uko bikorwa, hanyuma mumenye ubwo bumenyi mubugire mu bucuruzi burahenze. Ibingibi ushobora kujyandikira mu company ukabwira ati ngiye nabakorera ibi bintu. Muri future ibi bintu bizabikenewe cyane. Mufata umwanya niba warize ibya statistics cyangwa warize economy cyangwa se simbizi mu management, ibintu ntazi ibintu n'ibyo ngibyo, ufata umwanya ugiye gushyiramo AI uyibaze, hanyuma wowe ubyapplying mu kazi kawe. Mu minsi iri imbere bazajya baguhamagara amakampani kugira ati Ivan ko turi guhomba, nago wazuka turebera ibintu byacu ukuntu biri kugenda, kuki dukomeza gukora ibintu ese biragurwa n'ibigurwa. Nubwo bashobora kwassuminga, AI ntago yassuminga, ibifite izi no kureba periodically ikamenya ngo ibintu ibi nibi hagati muri aya mezi ntukabikora cyangwa ujye ukora imibare cyangwa se ugenze izi kukubwira ibintu biri precise, ikaguha n'inama n'itandukaniye n'abantu barareba gusa bakabata umwanya bari kureba bari kwibaza bari kujya muri stock bakagaruka. AI ibikora mu masegonda. So niba uzi ko ufite ubumenyi cyangwa se ushobora no kubishobora, wumva ari ibintu washobora, tangira none shaka ibikoresho tools ushobora kugufasha gukora ibyo bintu. Zirahari ziruzuye, do it. Ubumenyi n'uburyo bufite uzishyurwa amafaranga atari makeya, kuko muri management y'amastoke y'ibicuruzwa n'ibindi bintu marazi habarimo cash. Number 9 no code
AI agent development. Aba AI agent ni abakozi bakozwe na AI bakora akazi runaka, ariko akazi kakorwa n'abandi bakozi bitandukanye na byandi twavuze bya automation. Automation ni kugenda n'abakozi benshi ubasimbuza AI. Ibi ngibi rero ni gukora nka agent. Tuvuge agent ishinzwe gusubiza abantu bose bahamagaye kuri company. So ukayikora ukoresha icyo bita rank chain, wakora nka AI ireba muri base de données cyangwa se muri database za company, hanyuma ikamenya ibintu umukiriya ashaka, cyangwa se chatbot ukaba wakora iyo agent ishinzwe kumenya ibyo bintu. Buretse ko nayo ishobora gukora nka team nanone, ikaba nayo yagiye iyohereza request ahandi hantu baba bagakora treatment cyangwa se bagakora treatment y'ibyo ushaka, bakareba bakohereza igisubizo, noneho ikaba yatanga response cyangwa se yatanga igisubizo bari gushaka, ikaba yatanga igisubizo uwo muntu arimo ashaka. Ngo rero mwige gukora aba agent, muragenda mwige za Flowwise, wige LangChain, ni byinshi ushaka kubyiga na za RAG cyangwa se ni ibintu byinshi ushobora kugenda ukiga nonaha ukaba watangira kuvuga ngo ibintu nshaka kujya kumenya uko bikora. Hanyuma aka kazi gahemba amafaranga, aka kazi gahemba hagati y'amadolari 400 na 500. Amadolari 400 na 500 ku isaha niyo mafaranga uhembwa niba uri AI no code agent developer. Amafaranga zirahari muri future, mugende mwige. Mwe kuryama kuri ChatGPT mujye muraza wiriwe none se harya buriya isi ifite kilometero zingahe uyirambuye. Ivyo ni ibiki mwuka byarama. Do business with AI. Ese mwasubscribe inzira mwashize no kuri like mvuga icyanyuma. Okay, number 10 icumi. Number 10, AI product manager. AI product manager sengo ni ibiki kandi? AI product ikintu wakora muri AI kiba product, yaba tool, yaba software, yaba model ubwo ni bid advanced ibingi wenda ni by'abantu baba developer muri AI, ariko ikintu cyose gikorwa muri AI aba ari product. Just kwavugaga haruguru ni product. Ushobora kuba rero manager wa product, no ubuhuza company ishaka iyo product n'aba developer barimo gukora iyo product. Ugenda nyine na ushaka umenya aho uzakura amadata ubahereza bakakora, hanyuma ukabwira na company ariko kubyigisha ishaka ukaba uri manager w'iyo project. Iyo ni byo ta AI product manager. Ngo iyo product irimo irakorwa, irimo kubakwa cyangwa se irimo irakorwa niba na system irimo irakorwaho ya AI, ukaba uri uyihagarariye. Uwo no bita AI product manager. Aka kazi ni akazi keza, ntabwo harimo amafaranga menshi ariko ni keza, hagati y'amadolari 150 na 300 nako bahemba ku isaha. Ngo ubuhuza ushinzwe kureberera indorerezi, ariko ugomba birumvikana ko ugomba kuba uzi kuri ibyo bintu, afite amakuru, ugomba kumenya ngo bigeze he, turi kuri step. Hari tools zagufasha nka Notion yagufasha, Jira yagufasha AI. Ngiye nkoresha iyo bita Trello, niyo imfasha ndi ku managing ama project yanjye, ndi ku developing ama project na Slack ndayikoresha. Izo zose zagufasha muri ako kazi twise AI product management. Ngo rero nizere ko ubumenyi uri bugende kubuhaha, niba unabufite wabikora gubikinisha, bigire serious. You can become rich. Muri AI harimo amafaranga nandi y'ubusa mu myaka iri imbere. Ejo bundi nabonye Trump yicaje babagabo bose babakire, ariko kujya bavuze ngo uzashora mangahe. Zuckerberg yavuze ko azashyiramo miliyari 600. Meta dam kujya mu ikinisha ifite amafaranga. Ninde wundi wavuze ko azashyira amafaranga menshi muri barabagabara? Ninde? Ni muri Microsoft ndumva yaravuze miliyoni 150. Ariko biriya bigo byose bikomeye big tech companies yarazicaje bose bagiye gushira amafaranga. Si wowe nyine OpenAI nayo izashyiramo miliyoni 600 niba nibuka neza. Ngo bino bigo byamaze kugura ahantu hatandukanye amaservers. Murazi ko ari project yitwa Stargate yavuze ko azashyiramo, Trump yashize ko azashyiramo miliyari 500 z'amadolari. Yatangiye no kubakwa, iyi ngiye yatangiye no kubakwa, ngira ngo video yayo kuri YouTube mugende murebe. Ibi byose biraharimo guys, mushyira imbaraga muri AI. That's the future. Nta kintu kizabihindura, niho isi igeze, niyo revolution isi igezeho. Ibindi byose twara bitambutse tugeze kuri AI. So ubu bumenyi n'ubu bufite cyangwa ujya kubushaka none hanjye uzamamagara unshimire nyuma ko naguhamuye amaso. Nitwa Nakenaklet, mbaganiza ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga na technology n'ubwenge buhangano cyangwa se AI. Hanyuma niba hari ikibazo ufite ujye muri comment, niba hari igitekerezo najye muri comment, nukande like ntubyibagirwe.
ufasha abandi bantu ubakorere share nabo bamenye amakuru nk'ayanga ntukajye mwihererana ibintu. Hanyuma ikindi rero subscribe mwayikozeho, niba warakoze subscribe shiraho aga notification akazogera kugira ngo nijya nkora video nk'ingi irimo utuntu twagufasha twakugirira umumaro ubone amakuru. Hanyuma mfite group ya WhatsApp Smart 250 tugiye kuzura abantu 1000 tuzatadufunga, irimo abantu baba creators n'abantu bashaka kumenya ibintu bitandukanye kuri technology cyane cyane AI. Hanyuma aho ngo ni hazaba huzuye dufite channel kuri WhatsApp, mfite channel kuri WhatsApp ugenda uyikurikire inyuramo amakuru atandukanye, utuntu tugezweho muri AI n'utuntu ushobora kumenya twagufasha mu kazi kawe ka buri munsi cyangwa se mu kumenya amakuru kuri AI n'ibindi nka technology. Courage rero, bye.